z'igihumbi dore imitego intaye hagati burije rwose ntihabona nka muraho ntitwaherukanaga murakomeye aho rero akubwira ngo murakomeye abari havuga ngo ukomera ntuzahave uzumira aha ntuzagire ukubenguka ubwo komera mwene da komera naho ubwo arimo aragutsindagira na za Yesu ashimwe ziza mukavuga ati n'umwana n'umukristo akamuhobera akaza akamwakira akamuha ibyo kurya akamuha ibyo kunywa hakabaho ubwo ndetse agira akareba nk'akantu kari mu mushatsi akagira gutya tereka mukure kano kantu mu mutwe ngukure mwaka kantu kari mu mutwe akagukuraho ukagira ngo nakantu arimo agukura ubundi rero ukapfucyo ukabona igisore kiri hariya isora kabwaho umubyeyi akavuga ati abandi barashatse barumuna be barashatse none hakaba n'abaheraho nabo burundu nk'ubu rero hari ibyo nkamwe batoya mutamenya nk'ibihe rero nk'ibyo batoya mutamenya Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Umukiza be hamwe namwe ababera umujyanama abaragire nk'intama abarinde mu mahoro. Turabakunda cyane ikaze mwese abakurikiye Impanuro TV reka mbashimire cyane mwebwe mubana natwe mujyana natwe ibihe n'ibihe na cyane ko mu bihe nk'ibi bitandukanye turushaho kugenda tujyana binagaruka by'umwihariko ku biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho muri bino bihe tugezemo turi mu bihe bikomeye cyane aho hari inkuru nyinshi cyane zicicikana bigaruka ku z'abantu benshi cyane tuzi ko ari abantu bakorera Imana cyangwa bavuga butumwa ngire ngo hari ingero nyinshi cyane ku biganiro bitandukanye tumaze iminsi dukora tubona abantu bamwe na bamwe bavuga ati barakijijwe ariko yenda ntabwo bakize za karande zabo cyangwa se bano abantu barakijijwe ariko ibyo bavuyemo n'ubundi baracyabibamo gutyo rero byatumye tugira amatsiko menshi cyane niho naje kumenya amakuru y'uyu mubyeyi muri kubona kuri kamera zacu ahantu ndi ni ibirometero byinshi cyane nakoze kugira ngo mbashe kugira hano mu karere ka Nyaruguru ndahantu hazwi nko ku Ruheru ndi ahantu imbere cyane ya parike nkuru ya Nyungwe ndi ku musozi ahantu hitaruye aho nageze aho uyu mubyeyi aba mu buryo bugoranye cyane naje kugira amahirwe yo kuganira nawe kubera ubuhamya bwe abantu benshi cyane bazi binagaruka cyane uburyo ki agenda abikoramo ni umwizera w'umunsi wa karindwi cyangwa se abadivantiste b'umunsi wa karindwi niho tugiye kuganira cyane ibi mubyaraza kutubwira amazina ye ntabwo ari kenshi cyane mukunze kumva cyangwa se tukunze kugaruka cyane ku bantu bakora ubuvuzi cyane bwa gakondo hari abantu babyumva ukundi ariko tuzi ko Imana ikorera mu buryo butandukanye cyane hari abantu tuzi mu Adventiste bita abagorozi bakunda gukoresha ubwo buvuzi cyangwa se n'abandi banyarwanda bakunze kubikora mu buryo butandukanye bwemewe n'amategeko ariko cyane bigaruka ku marozi yagiye arogwa hari amarengano hari abyo baboherereza hari n'ibitegano hari n'ibyo babagaburira cyane hari n'ibyo usanga warisanzemo ubwawe utazikorera ugasanga uri umukobwa waragumiye ariko kibaza ndasenga ndi mwiza ntacyo ariko sinzi impamvu nkabona urushako ibyo nibyo cyane ahanini byatumye mfata n'urugendo kugira ngo negere uyu mubyeyi tuze kubasha kuganira birambuye bize no korohereza cyane binadufashe ku bantu bose badukurikiye kugira ngo ibintu bize kugenda neza cyane rero muri byinshi tugiye kuganira reka mbanze makanye umubyeyi abanze atwibwire mama ye muraho neza muraho imere neza nta kibazo twiganire maranata yesaraza murakomeye turakomeye siremetse kubona umubyeyi wateze urugori n'ukuri ni byiza cyane ariko ndabona rwa kizungu urunguru ni urwa kizungu kubera twihanye mwarihanye kubera nihanye ibya kamere bya kera yego hashije imyaka myinshi ntakibigenderamo itorero riranyemera mvura abakirisitu mvura abantu bo hirya no hino batandukanye baranyizera n'itorero riranyizera
nukuri rwa rundi rw'igikenyeri nge buriya nurwo navuga ati buriya rwa rufite imiziro se narwo rw'igikenyeri rwa kera nabonaga batega oya nta miziro ubundi iyo umaze kumva ko Yesu nyene wamwimariyemo yego kuko yemeye kudupfira ku musaraba uremera nawe ugatega urwa kizungu nta kibazo nariko nabitega ruriya rwa kinyarwanda nta kibazo nabo nta kibazo nabo nta kibazo kubera yuko biterwa n'uwo ari we yego biterwa na kamere y'umuntu iyo umuntu aba akigendera mu bya satani bya kera by'abantu ba kera nyine ibyo bakoraga bararutega ariko bakagira icyo barutegeye ariko nkatwe tw'abakirisitu turutegera nyine Kristo tuvuga ati Imana ni nziza Imana yaraturinze mbega iduha imbaraga iduha n'ubwenge cyane cyane nko nkimara kugira ngo nkore uyu mwuga wo kuvura ababyeyi banjye baravuraga nshatse n'umugabo nawe nsanga avura ubwo bwenge rero bugenda buhurirana ndaguma ndabikurikiza ndabikora mbona biragenda neza nkavura abantu bagakira nkazingura abakobwa bazinzwe bagakira bakabona abagabo ndetse kenshi na kenshi hari nk'abantu bajya kwa muganga mbanje kubaha umuti kugira ngo turebe ko babazinze tukabazingura nkabazingura mbega nkamuzingura ari umubyeyi uri kunda akajya kwa muganga namuzinguye yahagera akabyara neza yes mama reka kugira ngo bigende neza abantu badukurikiye reka tubanze tumenyane twibwirane nkuko bikunda no kugenda aratubwira amazina yawe ni Hategekimana Verena Hategekimana Verena Hategekimana umushatse ni izina wakwiye kuri papa cyangwa ni papa warinyise ni wari kwisi nawe niko yitwaga oya bamwitaga Rutonesha Disimas akabuwande wewe yari uwashunguye inka akabuwande akabuwa myasi aho hagiye kunjija ndamwibagiwe okay nta kibazo okay hano hantu turi rero wanshunguye mbwire bana abantu badukurikiye rero kugira ngo ibintu bigende neza turi mu karere ka Nyaruguru nko natanye babwirana mu majyepfo y'u Rwanda turi mu murenge wa Nyabimata mu kagari ka Mushongero n'umudugudu nuko nguko bimeze niho uyu mubyeyi niko witwa nawe yego niko ni hano uyu munsi turi impamvu rero nagiye uyu mubyeyi usibye ibi ngibi nuko namenye ko hari ubuhanga budasanzwe Imana yamushyizeho bituma abantu bava imihanda yose y'u Rwanda bamugana nanjye naravuze nti rero reka mwegere tuganire kubera ko turi mu bihe bigoye cyane turi kubona abakristo benshi cyane bagitwazwa igitugu n'imbaraga z'umwijima tukibona abantu benshi cyane bagisenga baroga tukibona abantu benshi cyane ugasanga ibintu byarivangavanze n'ukimenya aho ibintu biri rero turaza kugaruka kuri ibi bintu byose uko bikorwa ariko uyu mubyeyi aza kudufasha nuko bashobora kugufasha kugira ngo ibyo byose bikuriho uze kubasha kubivamo mama rero reka twinjira ahantu by'umwihariko cyane waratangiye kutubwira ati ni ibintu nkora ariko nasanze ababyeyi babikora bishatse kuvuga ngo ni umurage wagiye usigirwa n'ababyeyi yego ni umurage ariko noneho nubwo ari umurage ababyeyi barabikoraga bakagira n'ibyo biyambaza ariko gihe ntabwo nta kintu nkiyambaza akenshi bakoraga ubuvuzi kubera ko bakoraga ubuvuzi bagakoresha nuko bafata ngo ingabwa za kera zikavura ariko genda senga ingabwa ni igiki ni ingabwa nyine baravugaga ngo ni ingabwa urumva se ntuze ndaburahamu oya uriya mugabo wo muri Bibiliya ngiye kumwibagirwa Mose se ahirika ikigirwamana cya se ntiyabwiye se ati isa avuze ati ninde wampirikiye ikigirwamana ise yarabatunganije ari abana bari hamwe ariko aravuga ati umwana aravuga ati none se iyo mana yawe itavuga ni imana ki ubwo rero umwana ava mu byose yakoraga akorera imana ye yo mu ijuru nanjye rero nk'ibyo bakoraga nk'abasaza ba kera nk'abo basogokuru ntabwo ngiye mbikoresha narihanye niyegurira Yesu niyegurira Imana ubundi ndavuga nti jewe nziyambaza Imana yo mu ijuru na Yesu Kristo wambambiwe ku musaraba niwe nziyambaza
ku manywa na nijoro kugira ngo ibintu bigende neza. Reka tubanze tumwiyambaze muri kino kiganiro, tubanze dusenge kugira ngo kino kiganiro kize kuba kiyobowe n'umwuka wera. Dushyira imbere y'Imana. Mama data wa twese, Imana idukunda, Imana itwitaho, Imana isoza amasezerano duciye bugufi kuri iki gicamunsi, tugusaba imbabazi aho tutagenze neza, uhatubabarire, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uri Imana yumva igasubiza, uri Imana itari ikigirwamana, uri Imana dusenga ku manywa na nijoro ukumva gusenga kwacu ukadusubiza. Ngwino ubane natwe. Kandi Imana, uri Imana imwe yakijije Daniyeli mu rwobo rw'intare, uri Imana imwe yakijije Hamani ibibembe, uri Imana yakijije Meshake na Shaduraka mu itanure ry'umuriro. N'ubu niyo duhamagaye kugira ngo tubane nawe muri aka kanya, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kugushimira uburyo uyu munyamakuru wamutambukije intambwe, ukamurinda impanuka, ukamugeza hano amahoro, tukaba twongeye kubonana dushima tutaziranye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nakubwira byinshi iby'ingenzi, iby'igikundiro byazatuma tugera iwawe mu ijuru tugahesha Imana icyubahiro. Ubiduhane n'abera tubisabiye ubuntu atari amategeko, ni mu izina rya Yesu tubyambaje. Amen. Amen. Harya abadivu bakunda ko bazi kuririmba, ariko ni kwibaza, hari abadivantiste bitwa abagorozi, hari abitwa wowe akenshi cyane cyane ngirengo nawe akunda gukoresha ubuvuzi bwa gakondo, nawe waba uri umugorozi? Oya, ntabwo ndi umugorozi. Hano hafi se ubundi hari abagorozi bahabara? Baranahaba ariko ntabwo jyewe nkorerana nabo. Yego. Urumva wowe uri umudivantiste mwese wa karindwi, uri umwizera n'ukuri. Ndabona n'isabato negereje mu kanya, ndakubwiza ukuri ibintu biraba bimeze neza cyane. Mama rero impamvu yatumye ntera intambwe, hari ibibazo byinshi cyane biri hanze ahangaha bijyanye n'ubumenyi. Urumva urugendo nakoze n'urugendo rutoroshye cyane. Ni ibintu bikomeye cyane mu Rwanda rwose kuba nafashe uyu mwanya kugira ngo nze nkwegere, by'umwihariko kugira ngo dushyireho umucyo ku bintu bigiye bitandukanye. Hari ibibazo byinshi cyane mfite bigera nko kuri 20 na uraza kubidusubiza? Ndagusubiza. Yego. Cyane cyane yenda kuri ubuvuzi ukora, ese ubukora gute? Ubuvuzi ukora mu buhe buryo? Binajyanye cyane cyane yenda nuko banashobora kuba bafite amatsiko akaba ati se ubuvuzi bagakunda kenshi cyane akunze kuvuga ati ni abapfumu. Oya, ntabwo turi abapfumu. Abenshi niko akunze kuvuga ati uri umukristo watubwiye. Uri umukristo rwose. Yego. Na cyane cyane rero ko abantu bakunda tubwira ubwo buvuzi bukora gute, yenda bumaze mu gihe kingana gute? Urumva ku myaka 65 y'amavuko ufite, byanga byemera hari uburambe runaka ufitemo bunajyana nuko uyu munsi ubukora, bigatuma hari abantu bava imihanda yose bakaza kukwitabaza, na cyane cyane n'amavuriro ya kizungu yangaya bakakwitabaza kugira ngo ubashe kubayamba mu bihe bimwe na bimwe babona ko imiti yabo ya kizungu hari aho itabasha kugera. Tubwire. Ubundi nahira imiti y'ibyatsi Imana yaturemeye, nkayisekura, nkayiha umuntu ntugenda uyiteke, niba arwaye amaguru, niba arwaye umubiri wose akiyuka. Akiyuka umubiri wose, indwara zimurimo niba arizo bamuteze zikavamo. Yego. Hari n'ibindi bajya batega umuntu akabyimba amaguru gusa, agahera iki gice cyaha, ubundi akabyimba amaguru yonyine. Yego. Noneho iyo amaze kubyimba ya maguru, hari umuti tugenda tukahira, tukawusekura, tukawuteka akajyanywa, undi akiyuka. Ntabwo uciye mu ijambo tujye ugiye kwija muvuzi ashaka ubuno buvuzi ukora bushingiye kuki? Urumva ni kubimera, na cyane cyane bumaze mu gihe kingana gute? Ni kubimera maze igihe kirekire. Kuko nk'umwana nabikoze afite imyaka 35. Umwana natangiye kubikora, umwana wavutse mbikora. Okay, bishatse kuvuga watangiye kubukora gute? Ni impano Imana yaguhaye? Hari umuntu utangiye ati ngiye Imana yaransuye mu nzozi? Yaransuye mu nzozi. Ibyagenze gute rero? Sinari nzi no gusoma. Sinari nzi no gusoma, ariko Imana iza kumpishurira Bibiliya, nyigura ntazi gusoma, Imana ikajya inyereka amasomo. N'umuti rero ikiganiro naho nashaka ko tugitangira. Ubundi izi impano wazihawe gute? Apari ko abyeyi bari bazifite, urumva wagira ngo nari naneretswe. Hari ukuntu umuntu ajya avuga ati ngewe nararose mu nzozi, ngiriyerekwa Imana inzanira ibyatsi imbere runaka, inzanira ibiti imbere, nkuko bati nanjye natangiye kubona marayika nyigisha gusoma Bibiliya, uyu munsi nkaba nsoma Bibiliya, ariko ntarigeze ngira no mu kiburamwaka. Tubwire rero byagenze gute ubundi ujya kwakiriza impano? Njya kwakiriza impano nyene nabanje kuri Bibiliya.
Imana niyo yabanje kunyereka mbona isomo ryo muri Yeremiya ibice 1:1 ngo ushyize amagambo yanjye ku kanwa kawe uzajya uvuga icyo nkubwiye sinari nzi iyo biva niyo bijya ibyo ndatangira mbyiga gutyo noneho maze kubyiga gutyo imiti nayo nkayirota ndetse cyane cyane nabanje kujya ndota imiti ivura umugore n'umugabo mu gihe bagize ubutate mu rugo ibyo bintu Imana igenda ibimpishurira ubutate bishatse kuvuga ngo kutumvikana mu rugo niyo matate kubera rero twegeranye n'abarundi hari ubwo tuzanamo n'ikirundi nta kibazo nabo n'abavandimwe nabo baranadukurikira noneho rero ubwo ntangira kujya ndota imiti naba ngiye no kwahira nkumva ijwi ngo ahira kiriya cyatsi nkacyahira nkagiha umuntu nahagera imuhira ngasenga Imana mpishurira uko nagikoresha Imana ikampishurira ubundi nkagiha umuntu akavurwa agakira nuko nkomeza kubikora ntyo nyine ari imiti y'abantu bagaburira abantu ibibi ngaho umuntu umuti akabiruka ibindi akabicisha hasi ibyo rero byose ngenda mbihishurirwa n'Imana uravuze ati ku matate nuvuga ngo uyu munsi hari amakimbirane tubona ko umuryango nyarwanda uyu munsi warone si no mu Rwanda gusa iminsi yose natandukanye turi kubona ko abantu ingo nyinshi ntabwo zibanye neza bijyanye nuko amakimbirane yo mu gusanga umugabo n'umugore baratandukanye cyangwa se bararyana ariko nta kintu bashingiyeho hari akantu gatoya gashobora kuza ugasanga kasenye urugo bimeze gute ubundi aya matati mu muryango mu rugo akunze guturuka kuki ese ashobora kuza ari amatererano ashobora kuza ari ibirogano ukuntu bavuga ibintu nk'ibyo ati umugabo wanje baramuroze cyangwa se umugore wanje baramuroze baramumugishwa bituma noneho no mu rugo yanajya no mu rugo ugasanga no kubaka urugo ntibikigenda neza binahurirana nuko bishobora kuba bituruka ngo tubwire bituruka kuki bigenda gute bituruka nyine ku bintu abantu baba guterereje noneho bakavuga bateruye rugo ntiturwishimiye yuko bakumvikana ndetse bakabagirira ishyari ariko iyo usenze ugaragarizwa ukuntu ibintu byaje ukongera ukagenda ukahira umuti noneho ugaha abana uti nimukore gutya mwirukane gutya ari nk'inzu ukagenda ukayivura ukabereka ari umugore n'umugabo ntumuhishe ukababwirira hamwe uti dore simbahishe bana banjye dore babashyiriye ibintu mu nzu ukagenda ukabitegura ukazana umuti ukayishyiramo abana bakongera bakaba bazima ariko hari nk'umudamu twaganiye ejo bundi ariko uvuga ko hari umuntu waje mu rugo avuga ko aje kubasengera ariko yamara kuhava umugabo n'umugore we bagatangira kuryana binajyanye nuko yatekereza ko bashobora kuba bamuroze ibyo bintu birashoboka umuntu ashobora kuza mu rugo gutya mwari mubanye neza agenda akaza avuga ati nje kubabwira Yesu cyangwa nje kubasengera akaza abeshya ngo akorera Yesu kandi atamukorera akaza ahubwo ari byo yimbangikanyije kugira ngo aze asenyere rwa rugo ahubwo arusenye akibangikanya rero erega hari n'ubwo babuzana mu rwara gutya mu rwara akabuta mu nzu ntubimenye mukaganira nk'uko nkagira gutya ukabona ndaganira ngira ntya ntumenye ibyo ndiho nkora ahubwo arimo aratongera mu mutima wiwe atongera mu mutima muganira gutongera wanahava ukaba wanasara ibyo bibaho rero ugakoresha nawe ukuntu wabigenza ukavuga uti mu izina rya Yesu bigende ukazana n'umuti ugatera muri ya nzu abana yakwezi wowe nuvuga ngo umuti ujya kuvurisha ntabwo ibyo wamvurishije ari byo wavurisha uyu mukameramani cyangwa se ari byo wavurisha undi muntu nuvuga ngo Imana iguhishurira buri ikintu cyose wowe nuvuga ngo iyo ugiye kuvura umuntu igihe cyo gusenga Imana ibiguhishura ati fata yenda bino byatsi binibi ubigenze gutya na gutya umuhereza arakira arakira rwose uragenda ukabyahira ukazizana ukabisekura ukamuhuti ngaho muteke mwiyuke imyuka mibi igende hakaba n'ibyo rero wohera ukavuga uti mu izina rya Yesu muva aha ngaha ugategeka ugasenga bikagenda kuko hari abo utavurisha ibyatsi uhagarara ugasenga ibintu bigakemuka ugasenga rwose ugafata imbaraga ugasenga ugakora amasengesho ugasenga kandi bikavamo reka rero twitangira ikiganiro hari ikintu nk'icyo kivuze hari abakobwa benshi cyane dukunda kubona kandi dukunda kugenda ahantu hatandukanye gasenga ukabona umukobwa mwiza afite igihagararo ukabona afite n'akazi keza bitihise rwose ukabona afite n'umuryango ukomeye akavuga ati abakobwa bari ahantu bajya bashaka bakavuga ngo wenda ngo batera umwaku se
bakabata ariko banze urabe baramuroze cyangwa kubana n'umukobwa ibintu biri ngaho ukabona byaranze bigenda gute kugumirwa bibaho koko ese bishobora kubaho byo bibaho turabyemera ese bishobora guturuka hari bishobora guturuka ku marozi cyangwa se kuri ibyo byose by'ibitongirano cyangwa se na karande zahabo hashize bishobora tusobanura ibyo kugumirwa nuko umuntu ufite kino kibazo ashobora kuba uyu munsi wa none ugize amahirwe kuva kino kiganiro ibyo byose byamurekura nawe kuba ku rugo akanezeza ibyo rero kugumirwa hari igihe umuntu w'umwanzi nawe aza akakuramutsa noneho akagusiga ibigirwamana muhuye mu muhanda yigendera warakugenderera akagusanga imuhira akagusura nk'inshuti akaza noneho yajya kukuramutsa akaguhobera gutya agukubita mu bitugu mu bitugu ukagira ngo ni urukumbuzi akagukanda akagira cya muraho ntitwaherukanaga murakomeye aho rero akubwira ngo murakomeye abari bavuga ngo ukomera ntuzahave uzumira aha ntuzagire ukubenguka ubwo komera mwene da komera naho ubwo arimo aragutsindagira na za Yesu ashimwe ziza ukavuga ati n'umwana n'umukristo akamuhobera akaza akamwakira akamuha ibyo kurya akamuha ibyo kunywa hakabaho ubwo ndetse agira akareba nk'akantu kari mu mushatsi akagira gutya tereka mukure kano kantu ngo ukuremo aka kantu kari mu mutwe akagukuraho ukagira ngo ni akantu arimo agukuramo noneho wagira gutya ndetse rwose kandi hakabaho ubwo nakazana kakagushyiramo nkana dore aka kantu kari kakugeze neza ariko she uzi ukuntu uri mwiza hamukabaka uzi ukuntu uri mwiza ubwiza bwawe rero buzaguheza ubu rero iyo tutamuzinguye ngo tumuhe imiti nyine imuzingura ntagomba gukira agumaho mpaka abenshi ubona bahera iwabo bakububira iwabo baba barabaroze kandi ubona ari mwiza afite akazi aho noneho ukavuga utari ko wowe kuki ubura akazi benshi navuye bari barihebye ariko ubu nyine iyo bambonye dore kaka wacu dore mukecuru wacu kaka rero ni ikirundi kaka ni ikirundi ubwo nyine mbashyizemo utwo bampamagara kaka wacu mana ukasanga barampobera rero bakansuhuza nuko nk'abavura bagakira bakabyara yego ese ibyo bintu nabyo urumva kugumirwa urumva n'ibyo bintu nk'ibyo ngibyo hako se abasore bo ntibajya bagumirwa abasore se bobo ntibabibakorera reka da abasore bigenda gute se ku basore naho ni nkuko bareba nk'abadayimoni ba kera nyine bagiye bapfa batabyaye noneho babandi bapfuye batabyaye bakaza bakamugutongerera ngo uyu nguyu dore uyu nguyu ntazava ahangaha azahere kwa se ntazagira ubwo yubaka nawe bakamutongereraho nk'uwo mudayimoni wapfuye atabyaye ubwo rero bakaba baramuhamije mudayimoni wapfuye atabyaye nk'umuntu wapfuye atabyaye bagafata izina rye ubwo yarabaye mudayimoni aba yarabaye mudayimoni ese umuntu iyo amaze gupfa ntabarangije ibye yabarangije ibye ariko umurozi aravuga ati ndahatari rya zina rya naka akaza akamuguhambiriraho ubundi rero ukapfucyo ukabona igisore kiri hariya umusore akabwaho umubyeyi akavuga ati abandi barashatse barumuna be barashatse none hakaba n'abaheraho nabo burundu yanagira ngo aranagerageje ngo ari mu rukundo ejo kuma ngo byapfuye ukumva byapfuye uzi ko dutwarwa n'ibintu tutazi byinshi nk'ubu rero hari ibyo nkamwe batoya mutamenya nk'ibihe rero nk'ibyo batoya mutamenya ntose nk'umuntu ajya akagukura umushatsi mu mutwe wabona ko hari urwango agufitiye cyangwa ati reka ngukize kano kantu cyangwa reka ngukize aka kantu cyangwa se aguhobera agukomanga ibitugu hari ubwo wamukeka cyangwa se agusuhuje mu ntoki akabona aguzuye ibiganza hari ubwo ko ari ikibi kimugenza biriya rero nanone byo kuroga umuntu mu kanwa hari igihe nk'ubu koko ababyeyi bari banabikoze aho iriya ndwara iziye abantu bakanga kujya basangirira ku mukenke abenshi babutwaraga mu rwara bakabushyiramo waba utari ubukwica ako kanya ahubwo ari ubukuzinga akakuzingiraho ubundi ukabunywa bikaba birarangiye igitekerezo cyo kuvuga ngo uzashaka ukishaka ukibura ugahura uri nk'umukobwa w'umwanjye nabujya abakobwa nabo hari ababa banjye kandi bitewe n'impamvu nk'izo ariko hari ibintu nakomeje kwibaza nakomeje kumva ngiye tuganira n'abantu batandukanye ahanini bigaruka cyane ku bintu bijyanye n'izi mbaraga z'amarozi urumva utubwiye ko umurozi umusatsi bashobora kuwurongeramo icyo ni kimwe ariko ntushobora kubwira ati ashobora no
gufata igicucucu cyawe ashobora gufata ifoto yawe bitinze ashobora no gufata nk'inzara gutyo umuntu aguca inzara akajya kuzikoreraho ibindi bintu bibi ukazasanga wabaye igihwinini neza ntugire ikintu ukabura ubwenge ukajya ugenda bakubona ndetse ahubwo hakaba n'abisukura ariko bakisukura ukabona ni umuntu waho ntaganiriza umukobwa umubyeyi akajya avuga ati umwana wanjye ntaganiriza abakobwa se buriya azashaka gute bakavuga ngo intama yaramukandagiye nuko ni bamwe rero bavuga ngo intama zarabakandagiye uriya musore nk'uriya ngo intama zaramukandagiye iyo muhuye ukamuganira mukajya mu bihe byo gusenga imana ikaguhishurira buri kimwe imana ikaguhishurira ukagenda hakaba n'ubwo imana iguhishurira ukarota ukamusanga hari nka hafi yego ukarota umuzi imana ikamugutumaho ukagenda ukamuganirira nyamara umuntu yaguha umuti gutya nyamara wakira yego iyo ari uwapfuye burundu rero ntagira umutima wo kuvuga ngo hinga nivuze hari uwo baba byararangiye baramusinzirije kubura akenge n'ababyeyi bakabura akenge kasanga nk'umuvuzi akavuga nkanjye akaza ati ko numva ngo urasenga kuko wasenga ukambwira icyo umwana wanjye yazize noneho rero ukamusengera utimana imishuri y'ibi kongera ugasenga tubundi zagushakira umuti ubundi ujya unywa umwana wawe azakira ukabikora rero bigakoreka ubu rero mama rero ngeze ahangaha ntabwo ari vuba cyane bishize hari umudamu nakomojeho mbere tuze kuri bino bintu bituma ingo zisenyuka yenda bituruka kuri ibyo ngibyo hari bamwe bajya bavuga ngo yenda nibe by'amarozi n'ibyo bintu nk'ibyo umuntu ashobora kwibaza ariko koko ushobora kubana n'ifite umugore numva umugore n'umugabo babanaga bari mu mahoro bameze neza bamaze imyaka 2, 3, 4, 5 babana neza banabyaye rwose banasangira nta kindi kintu ataranamutunga na gato umuntu yaza agakora akantu kamwe gusa agatungira nk'ibintu aho ngaho cyangwa se akabatongerera ibintu aho cyangwa akabikorera ukajya kubona ukabona urugo rwa rubanye neza niyo bantu babanye nabi n'akagari cyangwa se n'umurenge uhora wigaho birashoboka birashoboka rwose umuntu akaza akakuroga k'ubwo buryo ukagenda ukaba igihwinini ariko iyo uje uratuganirira tukakubwira ati reka tuzagushakira umuti tubifashijwemo n'Imana harimo n'ibyo usanga ari ugusengera gusa ari ibintu byo kwiba ugasenga umuntu agakira pe ugasenga niyo miti utayahiye Imana ikamukiza ukamukoraho ukamusengera ukavuga uti mu izina rya Yesu ibi byose biveho abazimu n'abadayimoni bavemo bagende Imana ikagukoresha wa muntu agakira hari ibintu rero nabonye rero mama ngira ngo tubwire hari ukuntu uyu munsi wa none umusore akundana n'umukobwa cyangwa umukobwa agakunda umusore ariko rero tuvuga n'urugero umukobwa akaba adakunda umusore cyangwa se umusore adakunda umukobwa umwe mu udakundwa akavuga ati uyu muntu kubera ukuntu umukunda cyane reka nzajye numvishe ko ngo hari umukecuru runaka hari umusaza runaka gutyo bavuzi ba gihanga ngo ashobora kumufasha ukamushyira nk'ifoto ye cyangwa ukamushyira amazina ye akabitongeraho ibintu wa muntu akamukunda bikaba byanakunda ko wa muntu agaruka akamukunda ibyo bintu ni ibintu bishoboka koko birashoboka bibaho rwose hakaba n'ubwo ahubwo agenda nko kuri abo banyamahanga akamwahirira umuti akagenda tuzagenda umusiga kera se ntuwabyumvaga ko ariko nkamwe batoya mushobora kuba mutabizi hari n'igihe umusore bamubwiraga dore uriya mukobwa yarakubenze none reka tugushakira amavuta bakamushakira amavuta akagenda akamusiga akamwubikira akagenda akamusiga ati ubu ndakurongoye ati ndakurongoye aho niho utinyiriza ati ndakurongoye wa mukobwa nawe akagumaho akazategereza wa musore ubwo umusore aba yaramukunze aramutegereza mpaka akamushaka kandi bakubaka ariko ngo byabagaho hakunze kuvuga ariko ibyo bintu ngo ntabwo biramba ngo iyo ngo ari ukuntu ngo bigira garanti iyo bimushizemo ntabwo bigira garanti iyo bakukoreye ibyo umusore yagukunze agukorera ibyo ntahujya none se utamushaka ukavuga ati ngiye simbishaka ukabikora ko utabishaka ukavuga ati ngiyewe rwose Mana nyereka icyerekezo cyanjye kuko ibyo bintu bikunda kubaho ariko ukavuga ati ibintu nta mugisha ujye ubizamo ibyo bintu mu by'ukuri hari ikintu umuntu ashaka ati ibintu ngiye byambayeho uyu muntu sinamukundaga none nyibambiriyeho gutyo n'iki ibyo bintu byo kurugama ibihuterano
ahanini cyane bigaruka cyane kuri ibyo bintu nk'ibyo cyangwa se turenge n'icyo umuntu akaza akavuga ati ndashaka ko unkiza uyu muntu cyangwa se gutyo umusarisha ibintu atanagiyeho atari n'ibitegano ahubwo akagenda ibintu by'ibihutirano nk'ibyo kuko wenda ajya kurogera ku mafoto y'umuntu udahari cyangwa se amazina bititse n'abantu bafata amajwi y'abantu kuri telefone ibintu nk'ibyo nk'umuntu wisanze ari mu kigeragezo nk'icyo hari icyo mushobora kumufasha akavuga ati njyewe byagenze gutya icyo kintu hari ikintu bamufasha ubundi nk'uwo uba waruzwa cyo nabo baravurwa bigasaba ko usenga ukavuga uti Imana mpishurira ikintu cyavura uriya mwana bagiriye kuriya Imana ikabiguhishurira iyo uri mu Mana neza uri mu mwuka we kereka abantu bibangikanye ariko hari ukuntu umuntu ajya avuga ati uriya muhungu yarambenze cyangwa se uriya mukobwa yarambenze atereka nanjye mwihimureho akaba yamuterereza nk'uburwayi runaka cyangwa akamuterereza ibisazi nk'umuntu ufite ikibazo nk'icyo umuntu aba abizi ariko byagenda gute cyangwa se aragiye n'ahandi bakamurya amafaranga ariko nawe ikintu bamufasha ibyo bintu byo bimeze bite nyine iyo bamugenje gutyo ntawe ukoresha kuba wamuvura agakira uramuvura agakira mbega ni ibimera n'amasengesho nta kindi umukorera bibaho ariko umuntu ufite ikibazo ntaheranwe n'agahinda bibaho rwose umuntu agakira burundu hari ukuntu yenda nk'ibyo bintu bibaho cyane cyane binakomeza ibyo twagiye tuganiraho cyane cyane ku bantu bitegura kubaka cyangwa se n'abubatse hari ukuntu bajya bavuga ati umugabo baramuroze uburemba cyane cyane gutyo ati njye bajya navuga ati njyewe nageze nubwo buhamye turafite benshi cyane tubukora bamaze kubaka tumaze kugera mu rugo tugeze ku buriri biranga umubiri urasinzira uba zeru ibyo bintu byo bite bibaho nabyo ariko abantu bakabivura niho udafite wiyambaza mbega urashakisha no muri bagenzi bawe ukavura umuntu akakira uburemba haba ku bagore cyangwa se ku bagabo haba ku bagore cyangwa ku bagabo n'umugore ukumva nta gitekerezo uri kuvuga ngo bigende gutya mbane n'umugabo reka barabikora bakazinga abantu neza umuntu akishaka akibura ariko n'umuntu akabavura bagakira ese koko ngibwirira kino kintu yenda aragize amahirwe nsanga uri n'umwemeramana binagaruka cyane ko uri n'umukristo cyane rwose ndi umukristo pe ndi umukristo ntanga icya 10 icyo mbonye rwose sinarya ngo ndye icya 10 cy'Imana ndabikora ugize icyampa ngakuramo icya 10 cy'Imana nkavuga nti ibi n'ubundi nabiheshejwe n'Imana ese kandi ukomeje gukora koneka nkwibariza kudatanga icya 10 hari ingaruka bashobora kugira ku muntu utatanze icya 10 bibaho bujya n'ukwiba Imana iba yaguhaye nawe ntiwayima iby'Imana iba yaguhaye ese ko bavuga ngo ugiye ubaha icya 10 barangiza bakajya abapasiteri bakajya kukikoreshereza mu nyugu zabo oya kijya gukora umurimo w'Imana hirya no hino none so uramutse utanze icya 10 tuvuge n'urugero wajya nk'umupasiteri runaka cyangwa se wagitanga kwa kundi abapasiteri baza kuri zino mbuga zacu ati nkora gutya na gutya utanga icya 10 kuri ino kinyuze kuri nimero wajya nk'umupasiteri akajya kukinywamo inzoga mu kabari bitihise akajya kubakiguramo abo ni abapagani ni bamwe bishingira amatorero ni bamwe bishingira amatorero akavuga ati ndishingira itorero ubundi njye nikurura nishyira abo rero ntibanaramba ntabwo baramba niyo mpamvu bamwe ujya kubona ukabona isi yose irimo irabotsa ukabona itorero yashinze rirasenyutse ntabwo ibyo riramba kuko icya 10 mu mategeko ya mbere ureba Gahini na Abeli siho byaturutse Abeli Gahini ajya guhiga mwene nyina ntabwo byari byaturutse se ko Abeli yatangaga icya 10 kigashimwa niyo mpamvu natwe rero dukurikiza kuba tutaga icya 10 cy'Imana yego ariko ubu buryo tumangera nibuka ibindi byinshi cyane nibyo byiza kwibuka hari ukuntu twese twebwe twikorera ngiye mpamvu najanga kubera ko numvisha abantu bagutangarira cyane mu mazina atandukanye bagenda bakwita mu buryo nk'ubu ngubu bimeze uko nguko ikindi cyo kimeze gutya hari abantu bajya mu mapfumu ngo bagiye gushaka umuti w'amahirwe
ngo njyewe ngo ndakora bikanga ngo mu kazi business umupfumu akagenda waguha imiti akaguha kondisiyo ngo uyisiga ahangaha ngo bitere ahangaha ngo uvugire gutya ngo bikore hari n'unazo ugata abakiriya barazaga ariko nk'icyumweru cyashiraga yenda baje ikindi cyashiraga naburaga n'uyu n'umwe n'uwa kirazira ubundi ibintu byita ngo gutanga umuti w'amahirwe bibaho gusa bibaho ushobora ati ngiye ibintu byaranze ibyo bintu byo bibaho baranabikora turabizi ko babikora none se ko habaho n'umuti wica urubanza wica urubanza kandi ugiye kuburana n'umuntu bibaho ni ndakwibutsa ibintu urawunywa umuti urawunywa rwose undi ukawisiga hose wagera mu rubanza rugasinzira rugasinzira da bibaho nasi ibyo bintu umuntu kwibaza nk'umuntu ibyo bintu wowe urabikora jewe se umbwiye se nabura kushaka ubundi rero nkabigukorera none se ubwo ntibyaba bigiye kuba ibindi bintu ukavuga ati njyewe mfite mu kazi ntibigenda bibaho mu kazi ntibigenda cyangwa se mu kazi ndakora ariko ntibajya banzamura mu ntera cyangwa se nacuruza ariko abo ducuruza abandi mbona bagenda batera imbere njyewe byaranze ndakora ariko ibintu byanjye ntibyitabwaho bibaho umuntu ufite ikibazo ntamu yakugana none se urabona nk'uriya muti uba uzingura n'ibyo se nawe ntibaba barakuzingiye ibintu nyine ntibigende ushaka umuti rero wabigenewe none se ibyawe twabitandukanyiriza he n'iby'abapfumu none se ibyaba umurozi ararogwa nawe ukarugora aba yaroza akaroga umwana nawe ukamuvura akaroga umugabo ukamuvura akaroga umubyeyi ukamuvura urumva se byo wabura kubikora none se reka tuvuge n'urugero hari ukuntu ushobora kuba ufite akazi tuvuge nkanjye ndakora n'urugero hakavuga ati mba mbona njyewe ibintu byanjye bitagenda uko mbishaka ni ryari umuntu ashobora kuvuga ati ibi bintu byanjye uko bimeze hari igihe ibintu mu kazi ibintu byose nibara bigenda hari igihe bishobora kwanga ukarwana ugahatana ukagera hari ukanasenga ibintu bikagenda neza ni ryari umuntu ashobora kuvuga ati uko bimeze gutya ndabona ibintu byanze reka njye kugana kaka wacu ndebe ko yamfasha akansengera cyangwa se akampa n'umuti ibintu byanjye bigasubira mu murongo ni ryari uranasenga ukamusengera rwose n'umuti ukawushaka ukamuha ibintu bikagenda neza ukajya ubona abantu barabona uzamuka batese uriya muntu yabigenje ati kumbi yamenye ibanga nta rindi ni ibanga ni ukwegera akaka kagufasha nta bundi udashakuje utagiye muri yehe ukabaririza izina ryanjye tumugire itonaka ubu rero jyewe nabaye ikirango no kwa muganga abana bajyayo ababyeyi babajyanye abana kwa muganga batakira abaganga ati ariko nta bakuru bahari bagahita bavuga bati ariko se ibi ngibi ntabwo ari byahangaye mujye gushaka ibi ni rwose nimujye gushaka abantu bakuru babakirize reba nkari nk'indwara utambuka noneho zikagukatagura umubiri bikabanza bigasesa ku mubiri hose ukagenda ukahira ibyatsi ukamuhereza uti ngaho genda wisiga umubiri wose bimwe rero abanyamahanga bo baranakubwira ngo genda ngo wisigire mu nzira kandi iyo wisigiye mu nzira ngo ushaka imihanda ihurira ngo cyangwa ugende wambaye ubusa burya ugiye kuroga n'abandi baza kuhatambuka ukorera mu rugo rwawe umwana ukamwuhagira mu rugo rwawe kuba umutuba wawusengeye wawusengeye ukavuga uti uyu muti ndawusengeye mana ukoreshe imana ikawukoresha ukamwuhagirira aho kandi nta bandi bana bandura wa mwana agakira wa mugabo agakira wa mubyeyi agakira hari umunsi nigeze kugira imvune ikomeye kugeza n'ubwo akaboko bendaga kugacaho kubera ko bari barakavuye karanze ariko nza guhura n'umuntu we ntiyananyunza nkozeho yafashe igicucucucu ibyo nanjye ndabikora ufata igicucu ukaba ari cyo wunga utamukozeho kandi ikintu nongeye kurwara nyuma yawe nuko ubwo se ntaba yakuvuye abakuvuriye igicucu harakuvura nyine akavuga ati mu izina rya Yesu dore iyi mvune yaje icya mvurira umwana akire mvurira umuhungu akire mvurira umukobwa akire kurira agakira akataha n'imvune ntinagaruka ese icyo kintu nibazaga hari ukuntu umuntu ashobora kuba ariko twumva atari mu Rwanda akavuga ati se mama njyewe nk'ubu ngubu koko mfite ikibazo kimeze gutya ibintu byanjye byaranze ibintu byanjye mu kazi barantera rwa serera ushobora gufasha umuntu gurusha ukavuga ati reka njyewe mufashe ku kibazo mfite butari kumwe ukamusengera wamaze kumenya amazina ye akubwira amazina ye rwose ukamusengera uti iyo myuka mibi nikuveho
ikakuvaho yego ukamusengera pe ariko yenda tukomeza tunaganira ni ryari Imana yize gukoresha igitangaza kugeza none urumva imyaka 65 ukaba ufite experience nabango y'imyaka 35 maze muri ubu buvuzi ni ryari Imana yize gukoresha ikintu nawe ugahenukira kavuga ati Imana ibintu bigenze gute bibaho ni ryari urabona nigeze kurwaza umwana wowe wawe bwite yari umuvandimwe ararwara ndetse baramuzana iwanjye baramuroze baramugaburiye narasenze mbwira Imana ngo Mana ikintu kinyereka ko uyu mwana yarozwe muhaye umuti Imana inyeretse umuti ngomba kumuha nk'umuhaye umwana araruka ngiye kubona mbona arutse ya nkoro y'inkoko umuntu mukuru wari uhari ndebera iki kintu umwana arutse ati dore ni ya nkoro y'inkoko kamwe batoreramo agatorera umwana arakaruka kandi ubwo baba baguhaye akameze gute baba baguhaye ifu ukabiryo utazi ko ari uburozi icyo nicyo gitangaza Imana yabanje kunkorera bwa mbere nambe uratangara ati bya bintu birakora bya bintu birakora Imana yagushira ikintu gikoze ubona wa mwana bigenze mbona wa mwana arakiza arakira burundu yego ibitangaza Imana yagiye nkorera ni byinshi hari ukuntu abantu tugenda tuganira byinshi cyane ugasanga ukiri mugongo byabaye ikibazo hari ikintu watubwiyeho cy'ubugumba uko uzingura umuntu yenaza no kuki ntabwo cyo batubwiyeho ndaza kukigeraho hari ikintu ngira ngo umbwireho ugasanga umuntu abyaye umwaka wa mbere gize mu rugo ugasanga umuntu ngo kwema inda 3 enye 5 hagira ngo ni nakavuyemo naho kajya n'imyaka ingana ugasanga karapfuye ugasanga abantu abyara ahamba bigenda gute umuntu ufite ikibazo cyangwa se cyo gukuramo inda umwana atanamuteruye inda yagira mu mezi 3 ngo ivuyemo yagira biterwa n'ubunini byo baba baramushyizemo nyine nibyo baba baramushyizemo ngo ntazashyire umugongo ntazaheke iyo rero abimbwiye gutyo mushakira umuti ibyo bintu bigakurwaho nkamuvura rwose agakira agaheka hari benshi nabikoreye bantangira ubuhamya barakize barabyara baraheka bituruka ku cy'ubundi bishaka kugenda gute n'iyo myuka mibi n'ubundi nyine baba bamuteje hari iby'amarozi hari n'ibindi bigiye bitandukanye ariko cyane cyane bikunda guturuka ku kise bikorwa gute ubundi kugira ngo wumva n'ibintu bibera munsi y'umwuka twe tutamenya isi y'umwijima bibera yego n'ibindi byose bigenda biza uko nguko nkuko bigenda bitandukanye nagira ngo umbwire mu by'ukuri bikorwa gute bigenda gute ubundi biterwa nyine n'ibyo bamuruga gute bitegurwa gute ibyo baba babimutongereho nyine ngo ntazaheke ibyo bintu nyine bikagira ni ukumutongera se bashobora gukoresha ikishora kugenda gute urumva ni ibintu bibera mu isi y'umwuka ariko duhishure rino banga ko twawe n'umukecuru nkawe ufite icyo nakwita ubunararibonye bikorwa gute ubundi nyine baba bamutongereye bakavuga amazina ye iyo bamaze kuvuga amazina ye rero abamuzi ntawe uroga umuntu atamaze kumenya amazina ye yego akamutongera nyine akatongera ngo ntazagira ubwaheka ntazagira ubwo yonsa ibyo bikamwokama iyo atavuwe rero apfa gutyo nuko bigenda icyo kirumvikana cyane reka ngaruke kuri iyi ngingo ubwo n'iki kintu kijyana n'amarozi hari ukuntu twari dukurikira ubuhamya bw'abantu batandukanye bagiye bakizwa bakavuga ukuntu barogaga abantu hari ukuntu ngo umuntu ashobora kuroga umuntu ngo barogera ku misaraba hari abarogesha ngo akajya mu marimbi bagataburura imibiri y'abantu bagafata bikorwa ibyo bintu nuroga nk'ibyo ntitwabyinjiramo kuko kereka umuntu wabikoze naho rero nagira ngo twumve nk'umuntu ushobora kuba yenda ushobora kwisanga muri situation runaka bati ibintu harya bakora buno abarozi kuko iyo tugiye kuvuga ibyo kurogora abantu still hari abantu nyine akenshi cyane usanga buri muntu afite imivumo imugendaho cyangwa se ibintu nk'ibyo by'imitongerano n'ibitutsi by'abantu n'imitongero y'abantu nk'uko nguko baba bamwanga n'abagome nk'ibyo byose ibyo bintu bundi bigenda gute se nk'umuntu ashaka kugiha ukufata nuramuka yibonye muri kino kibazo kimeze gutya uzamenye ko kabaye ni nk'ibihe mama ubundi iyo nyene bamuroze nta kundi bamuroga uretse kumutongera imiyaga ese ni gutyo gusa ku mafoto cyangwa ku mazina cyangwa amajwi bakamutongera ati uzamera icyo bakamutongera amazina noneho rero akarwara mu bwo buryo yego
nabo bajya kwirimba nabaroga nyine kandi abo n'abaroga nibo barogora nyine none se iyo aje akakubwira indwara uko imumereye uramuvura agakira. hari ikintu umuntu ashobora kwibaza twagiye twumva hari abagabo benshi cyane uyu munsi batanywaga inzoga bisanze ari abasinzi kubera akantu ibintu batamenye. Hari abo tuzi batanywaga itabi twasanze banywa itabi, hari abo tuzi batari imaraya twasanze basambana bagasambana n'isazi bafite abagore beza nk'uko banabivuga. Ibyo bibazo nk'abantu bagiye babyisangamo cyangwa se nk'umuntu ufite icyo kibazo uyu munsi bimeze bite tubwire. Nyine baba baraboroze nabo ukuntu babaroga rero bamurogera muri ya myuka mibi bakamutongera muri babandi bapfuye baranywaga bakaba baterereza kavuga ati nguterereje iki umuterereje naka hakaba n'uwo baterereza amasasu hakaba n'ubwo baterereza amasasu gute nkuko bakamutongera nk'umuntu w'iwabo wazize amasasu bakajya noneho bakagarura bya bindi bakavuga bati genda zaje nawe azazira amasasu kazagenda nko mu ntambara nk'uko abantu bagenda bakazagwa mu ntambara cyangwa asanga aragiye cyangwa aragiye bohera bakamwohera yaragiye nko ku rugamba agapfacyo. Ese kuko mbese reba nk'umuntu mperutse kuvura umusirikare ambwira ukuntu yagiye atabaye iwabo yarahageze ati sinamenye ukuntu nafashwe. Abantu bagiye kumbwira barambwira ngo nafashwe nta ntazi uko nafashwe barantekerereza urumva rero n'imyuka mibi bagutongereyeho yaraje tumuha mutarakira ubu yasubiye ku kazi. Mu bundi buryo yenda tuganiraho cyane hari ukuntu twagiye twumva abagabo yenda bagize ikosa ryo guca inyuma abo bashakanye cyangwa se gusambana byarangiza ngo bakaborogera mu masohoro yabo bakabatwara amasohoro. Iyo batwaye amasohoro rero baragenda bakayaroga ugasigara ukora ibintu utaramutse ukora ibintu utazi urumva se ntibaba bagutwaye ubugingo yego baba bagutwaye umubiri wawe wose ariko ibyo uyu muntu agenda amufasha agakira. kwa kundi umuntu asanga arabaswe n'ubusambanyi akabirwanya bikanga kuyu umuntu urumva n'umugabo akabagenda akajya nko mu kabari yasoma icupa rimwe agasanga aryamanye n'indaya nawe yanabyo kafise ibintu byabaye ryari byagenze byo banabibaha mu mayoga nk'ibyo byo kugira ubona umuntu agenda agasambana igihe kikagera akibaza ati ese ubu byaje gute abenshi babarogera mu nzoga. Siyo mpamvu se usanga n'abantu torero barivuga ati kunywa inzoga ntibabireke banywamo ibintu bibi byinshi iyo abinyweyemo rero nanone nk'umukobwa gusambana cyane akabura urubyaro hagera igihe akavuga ati ese ko nabuze urubyaro bitewe n'uko bamusambanije cyane benshi bakamutongerera aho basambaniye bahasize iyo myuka mibi akayandura n'umugabo nuko nawe arayandura. Okay mama hari ukuntu wenda ntabwo ndibuze gutinda cyane ariko cyane cyane zo gufata nakanya ngo akanya karambuye kurumva hari bazo mfite runaka ntugire tunaganira ariko cyane cyane ibintu ubona abantu benshi cyane muri iyi minsi bibugarije ariko batazi ko ari ikibazo gikomeye cyane kandi hari icyo wakora kugira ngo bafashe cyane nk'ibihe na bibazo ukunda kwakira cyangwa se mu bushishozi bwawe no mu by'Imana guhishurira cyane muri ayo masengesho usenga ni nk'ibihe kugira ngo nabyo tubikomoze. Ibintu rero cyane cyane Imana imishurira nk'ibyo by'imiyaga babanduriyaho ubundi bagasoma bakanywa ubwo burozi bamara kubunywa noneho hakisanga yagiye gusambana atanabitekereje cyangwa inzoga akasanga asigaze kundi cyangwa itabi banabimurogeramo bamwe nakubwiye bashyira mu kantu bakaguhuka ngo utazi kunywa iburozi. Yego icyo ni ikindi kintu ngira ngo kiriho ariko reka tugaruke kuri iyi ngingo cyane nk'umuvuzi gakondo urumva abantu benshi cyane hari ukuntu yenda bashobora kuba gufata urumva cyangwa se urumva ntabwo uri umupfumu ntari gukora iby'imyuka mibi ahubwo uri umuvuzi gakondo Imana yohereje kugira ngo ufashe abantu barozwe ibintu bishoboka cyangwa se uzingura bazinzwe cyangwa se mu bundi buryo runaka ushobora kugiramo ikibazo runaka cyane urumva abantu akenshi se bakufata gute
kumva arimo avuga ati uyu muntu ukora ibi ngibi nabyo bya gakondo bakunda kubita abapfumu nk'uko twanabikomeje uyu itorero rwose riranyemera ryo rirantamiriza n'abantu duturanye usanga bavuga baturiya ni umukristo ntihagire umuntu uza afite ubwoba ntihagire umuntu umwaka umuti ngo agire ngo akorera izindi mana nta yindi mana akorera uretse imana yo mu ijuru bakantangira ubuhamya. Abantu bitwa abarangi wabo bazi abarangi urabazi abarangira simba abarangi ni abaranga abarangi ni abantu ahanini cyane dukunze kubona baba bakristo nabo bavuga ko basenga banavuga kristo bagatanga n'ibintu byitwa imiti. Umuntu ashobora kuvuga ati si umubyeyi we ntabwo yaba ari muri abo bantu babaho abo nyene bo babaho kandi baba batswe ariko baba ari abarozi babi ari intumwa za satani batwara ubugingo bw'abantu bucece ziba ari intumwa za satani kubera ko baba biyoberanye. None se Yesu we ntiyavuze ati abakristo barinjira na satani kinjira uretse kumurwanisha gusenga ukamurwanisha amasengesho ariko ubundi babaho babaho akakubeshya ati ndasenga kandi adasenga ati ndasenga imyuka mibi ikagenda kandi ukabona umuntu yasengeye niyakize hari umuntu yenda ushobora kudukurikira avuga ati kuri byo kubyurugo wamfasha iki haba gusenga se cyangwa ubundi buryo bunaka bwabaho umugabo twaratandukanye yenda yaragiye ntigize ashaka n'ibyo yagiyemo byaranze nanjye ndaho ngaho gutyo ni umugore se wadufasha iki abantu wazate abantu bafite amakimbirane mu ngo akenshi usanga turi ku myuka mibi mwaterejwe cyangwa se runaka mushobora gusanga mwaragiye muhura nabyo mu buryo butandukanye abo bantu ukabafasha muri ubwo buryo. Hari ikintu yenda wabwira uyu muntu ufite iki kibazo udukurikiye nabimufashamo rwose nkamumutagakira yego abantu batigize uyu munsi basama bafite urugo byaranze nawe ko wabafasha ise ni ikihe kintu uyu munsi wa none ushaka gufata kino kintu cyo cyarananiranye? Hari indwara tugenda duhura zitandukanye ndashaka kuvuravura, hari abavuga indwara z'umutima, hari amadiyabete, hari indwara tubona ziri chronique cyangwa se twabangura indwara z'akarande zitajya zikira bati ni wahurwa iyo ndwara byo byarahuriyemo gukira byo ntibishoboka. Hari ikintu wadubwira yenda ku muntu ufite izo ndwara ziri chronique cyane cyane nk'izo z'umutima, umwijima, ibindi bintu nk'ibyo? Ibyo iyi Imana uwayisenze ukayisaba ukayibwira uti Imana mpishurira iyo ari indwara itagomba gukira urabihishurirwa. Nuko nabwira nyirayo warabujye ubwira kabwa ati wowe igendere byo abenshi ndabababwira rwose igendere rwose singiye kukurira amafaranga ntazakuvura. Yego hakubona n'amafaranga bwate bigenda biragenda gutya bigende gutya umuvure kuko Imana iba yampishuriye ati komeza vura uriya muntu azakira. Kuki saraba kugeraho kandi uvura abandi bigakunda wabagira ntibikunde biterwa n'iki? Biterwa nuko ari igihe cye Imana iba yarateguye kuko ntiwakuraho nk'urwandiko Imana iba yarandikiye umuntu. Hari indwara uvura bitewe n'uburwayi bwaje nyine ari impano y'Imana. Hari indwara iza ari uburwayi bwazanywe n'igihe cy'umuntu bati none se nta gihe urwara indwara zimwe ukazikira indi kaza yaza ugakora ibishoboka byose ikakunanira. Ariko abantu bananira ni bake. Hari abajya kwa muganga, hari abajya muri abo bandi bose bakajyayo bikananirana bazi wanjye. Ndetse abenshi bonda nababwira ntimugende jewe simfite icyuma gica mu cyuma nimugende mukabura indwara muraza mbavura. Kagenda bati twasanze turi bazima ariko twabuze urubyaro. Kwa muganga barababwira hari n'uwo navuye bavuga ngo umugabo ni muzima ngo ariko umugore nta ntanga zo kubyara afite ariko yarabyaye rwose. Namuhaye umutarakira. Imana yo mu ijuru irabikora bigakoreka yenda mbere ko tuzanyire ngo nubuhe butumwa wagenera abantu wenda bakurikiye kino kiganiro ahanini cyane bumvise cyangwa se batungwe no kumva ubutumwa cyangwa se ubuhamya bwawe kuby'Imana maze imyaka irenga 35 igukoresha wibereyeho rwose utabara abantu kandi uyu munsi none ukaba uhagaze uhamya n'ubuhe butumwa bagenera cyangwa se ni ikihe kintu wenda runaka mbere ko dusoza babwira abantu badukurikiye kugira ngo nabo bagisigarane kandi akanya dufashe tuganira bagira icyo basigarana muri bo bisobanukanye? Ikintu rero nababwira cya mbere kwizera Imana
ntibajye mu bindi ntibajaragire ntibajye hirya no hino bakemera Imana imwe yaremye ijuru n'isi rwose akavuga ati nta yindi Mana nzakorera uretse imwe Daniyeli yakoreye ikamukura mu rwobo rw'intare byari bikomeye byari bikomeye cyane. hano se kuhagera ko nabonye bisaba akanya katari gatoya hari abantu badukurikiye yenda bavatise nabasha kutangira kano kanya ariko ushobora kuvugana nawe ukamubwira ikibazo ufite no gusenga gutya Imana ikaguhishurira. Uyu munsi tuvuga n'urugero nshobora kugera nk'imbere gutya ntanakubwiye cyangwa se cyo kwivuza ukamenya wowe ikibazo mfite mbere uko nyikubwira. ubu ni iterambere ririho ubu gitembere ririho ahari kure se ntiwohereza rohereza iyo umaze kumusengera ukabona Imana igurishije ko azakira uhita umuganiriza utohereza amafaranga ya naya dutegera umuti ukugereho wivuze atari wanazi kubera ingendo nyine za kure urabikora rwose n'abagenda mu ndege turawohereza nukuri urabona ujye uvura abo hanze y'u Rwanda ngo cyane rwose nabanje kujya mvura abantu igifu b'i Kigali nkabavura amarozi bagiye bakura mu byaro nkawohereza no hanze y'igihugu uragenda. hari ibifu twita ngo byayo ngo byapfutse ngo bigeze kuri karite za kangahe ibyo ngibyo wowe urabivura nuvuga ngo igifu cyose wagera imbere mu buryo Imana igwishuriye kimwe nuko ushobora kuza ukambwira ati wowe mu mama bakuvugana ukamubwira ati oya wowe tegereza ikigeni cy'Imana izagukiza ariko ngiye bakakanya bibaho rwose nkabibereka yego kubera gusenga. Tubwire telefone yawe rero ngire ngo abantu badukurikiye nabo bumve kandi basobanukirwe cyane bindiza no kujyana kuri kino kiganiro tuganiriye ni ikihe kintu yenda udukurikiye baza kwifasha ariko nimero ya telefone yawe mama. Nomero yanjye urayizi mu mutwe? Ntabwo nyizi mu mutwe kuko ntabwo nubwo wumva se ngo ndasoma uretse kuvuga ngo ni musoma hanaha wagira ngo nzi kureba ngo menye ngo telefone inomero nizi oya ntabwo ndamenye ariko Bibiliya urayisoma? Oya na Bibiliya sinyisoma uretse kuba numva amasomo mu mutwe. Ufashe bire mu mutwe se? Tuvuge n'urugero yenda kuri ibintu tuganiriye cyane ni nk'ikihe cyanditswe byanditswe byera niriye jambo warekeresha ubu butumwa yenda tugare cyangwa kino kiganiro muri rusange? Ubutumwa nka Zaburi ya 35 ivuga gute? Ivuga ngo rwana n'abandwanya burana n'abamburanya ndi ngabone uhagurukire kuntabara shingura icumu mu ntagara wimira abanzi bangenza abantege ikigoyi abari bo gifata abashaka ubugingo bwanjye bamware bagira igisuzuguriro inzira yabo ihinduka umwijima n'ubunyere. Amen. Iryo bikigishwe cyo gwerekeza rino jambo ariko cyane ujyanye n'ibihe biriho ubugome bwariyongereye abarozi babaye benshi abapfumu babaye benshi ibibazo byariyongeye impande n'impande ni ikihe kintu wabwira abantu wenda panovuze cyangwa se niki ni nk'impanuro turi impanuro ugira ngo utange impanuro ku bantu dukurikiye? Impanuro nabaha nuko icyambere bakumvira Imana yabaremye kuko ni wumvira Imana nta na kimwe utazageraho. Icyambere ni ukumvira Imana yaremye ijuru n'isi ikaturema ikemera gutanga umwana wayo Yesu Kristo akatubambirwa ku musaraba. Niyo mpamvu rero mvuga nti uwo nabwira wese yabanza akiragiza Imana yo mu ijuru ibindi byose ikamuyobora kavuga uti Imana nubwo mpagurukiye uriya muntu Mana niba ubona ibyanjye bitazakoreka uyu muvuzi ansengere ibyanjye bibone. Ubundi rero iyo umaze kubibona uramusengera ukavuga uti Mana akora ibitangaza uriya muntu azakire. Se ikibazo cy'amatsiko kurikije nkaho ubona byinshi turi mu bihe bikomeye cyane nk'uko twavugaga bamwe banamya ko ari imperuka igiye kugera cyangwa se imperuka yageze. Nibyo koko? Nuko ibyo Yesu yavuze nta na kimwe kitagaragaye. Imperuka sigiye kugera koko mama? None se wagira ngo nubwo tutazi umunsi cyangwa igihe ibyanditswe bitwereka yuko igihe cyamaze gusohora. None se kuva wanabyiruka uri umwana nubwo kiri muto? Se ni muto? Hari ubwo buracyari muto none se urumva ufite imyaka nk'iyo mfite wasanga tururungana
ariko kuko we wariye neza ukaba n'ahantu hashyushye naho jyewe ndi mu mbeho arabona uracyari inkumi ireba no kwifubika n'ibikoza n'akantu yewe ntabwo ari cyane ndiho ndasaza ariko nsaziye muri Yesu nsaziye muri Yesu neza agumamo yego ngo twibwirire iyo ni abantu turagenda utaturirimbira abanyagatolika n'abaporo ubu ndasubira bwana cyangwe utandirimbiye reka yenda ku bantu bashaka nimero y'uyu mukecuru batabashije kuyibona aho tuyanditse andike 0796808040 0796808040 mukecuru Verena rwose cyangwa se kaka yego mama turirimbira akaririmbo kamwe tunasoze tunashimira Imana ko yabanye natwe muri kino kiganiro ahubwo ufite n'ikintu ushaka kutubwira yenda ubutumwa ushaka kugena abantu ku bijyanye n'ubuvuzi Imana yaguhaye no gusengera abantu Imana yaguhaye wabitubwira nababwira ko rwose cyambere ari ukwemera Imana imwe Imana imwe yo mu ijuru yaremye ijuru n'isi ubundi ibintu byose bakabiherereza inyuma bakiragiza Imana yo mu ijuru ubundi wagana umuntu ukagana ugusengera akaguha umuti usengeye utavuga ngo genda ukora ucyo genda ukora ucyo bazana ibintu by'imigenzo umuntu utagenza bazana ibintu by'imihango ya kera yarangiye bakemera Imana imwe nicyo mbashishikariza yego yaba yubatse urugo akabanza akaruragiza Imana akimara gushaka akaruragiza Imana akavuga ati Mana dore ndi umunyantege ariko Mana nyubakira uzansindira imyuka mibi abazimu n'abadayimoni abanzi batega ikurweho yego ugahora rero wiragiza Imana yo mu ijuru nicyo nabanza gusabira abari kure n'abari hafi banyumva yego nakaye kari mugiye kuturirimbira ndaririmba yo mu gitabo kanga mbese urashaka kunesha ibyaha nyemerera ngendane nawe Mana nk'ukwe noki yagenze nyoboresha ukuboko kwawe unyerekeza ushaka hose nubwo inzira itagaragara nkomeze njyane nawe mwami ntabwo nahangara kugenda ntari kumwe nawe mukiza nagozwe n'abanzi igihumbi dore imitego intaye hagati burije rwose ntihabona nkomeze njyane nawe mwami urakoze cyane amen yenda abashaka ibindi muhamagaye kuri iyo nimero yiturira nita ku ruhero Nyaruguru rwose hejuru hitaruye mpagaze ndi kureba mu Rwanda ndi kureba mu Burundi ndi kureba akarere ka Nyaruguru kose n'ahantu heza cyane kandi bimeze neza rero ibirenze ibi ngibi Imana iduhana umugisha kandi yo kwibaza ufite waba waratejwe n'ibintu by'imyuka mibi dore abarozi bahora baroga bararabatongera natwe dufata akanya dusenge kandi tubwire Imana iduhishurire ibyacu byose kandi byiza cyane ubwo tuba tugize umwamahirwe wo kumena mu kaka nk'uyu nguyu wamwegera wamugisha inama wamuhanuza dore rwose kuva na kera baba bamenya babagaho rero ibyo ntabwo ari igitangaza turabakunda cyane Imana ibarinde nakagaruka mukomeze kudukurikira mukomeze kudutera inkunga mukomeze kudufasha no kudushyigikira muri runo rugendo kandi mukecuru mumwegere rwose nimukomeze guranwa n'ibyo byose kandi muhishurirwe kandi Imana ibahishurira n'umukecuru ukuze wamubwira byinshi uyiwe rwose n'umuzigamabanga ntabwo ari muri abantu n'abantu bafite ibihamya ngire ngo ugeze hano mu karere ka Nyaruguru uyu mukecuru bazamukubwiraho byinshi cyane byanatumye nanjye mfata urugendo kugira ngo mwegere Imana ibarinde turabakunda cyane nakagaruka mukomeze kubana natwe amen Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.